Mwongeye kwiga abantu bakunze kumenya STTV, bakaza neza kumenya STTV. Akanya rero tugeretse ku itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara mu kanya gace gashize, tubaje kubona ko abantu barimo abarezi bashaka kwegera ingo zabo, bashaka guhindura aho bakorera bakajya ahandi, icyo bita mitasiyo, bakizwe igorora. Bitangiriye rero mu kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro bita RTB, ibyahoze ari TVET, WDH. Abakora muri ibyo bigo rero bahagize igorora, babaha itangazo rigomba kuvuga nk'uko muri kureba hano. Itangazo rivuga igihe cyo gutangira kwa mitasiyo cyangwa guhindura ibigo bajya mu begereye akazi kabo n'impamvu bashaka kujyayo. Iri ni itangazo risinywe rwose mu kanya kuri tariki umunsi 3 umwaka 2023, ribeza abantu bashaka kuzajya mu kwa 9 bagatangira akazi bari mu mashuri yegereye ingo zabo cyangwa aho bakorera cyangwa bifuza kujya. Bari busabe rero baciye mu buryo ni ibihe byangombwa bikenewe tugiye kubagezaho. Nk'uko rero system bikorwa mu ikoranabuhanga ya RTB online, ni wifuza gusaba ari uhitemo. Tugiye kubanza kwereka kumva icyo itangazo ryitemo ni transfer cyangwa mitasiyo uva ku kigo kimwe ujya ku kindi, mu karere runaka ujya mu kandi. Biratangira rero bite urashaka kujya muri unoza gukorera muri TVET runaka, ushaka kujya muri TVET yindi yenda igira aho uri urugo rwawe ruri. Reka turebe ibisabwa ni ibiki, ese bikorwa bite. Icya mbere ugomba gusaba agomba kuba ayujuje ni iki gikurikira. Icya mbere, umwarimu wifuza gusaba cyangwa guhindura ikigo agomba gutanga ibaruwa imushyira mu kazi ya burundu, icyo bita affectation définitive. Ugomba kuba ifite ibaruwa imushyira mu kazi ka burundu aho wakoreraga, ugomba kuba ufite fotokopi yayo uyifite. Ikindi cya kabiri ugomba kuba ufite impamyabumenyi yawe, diplome yawe wigiyeho uri muri ako kazi aho ngaho, ugomba kuba ufite. Ikindi cya gatatu ugomba kuba ufite icyangombwa cyerekana aho utuye, icyangombwa cy'imiturire wakuye mu irembo, icyangombwa nacyo ugomba kuba ugifite. Ikindi cyongera ni ukugaragaza irangamuntu, fotokopi y'irangamuntu yawe. Ibyo ni byo byangombwa bikenewe kugira ngo ugire. Ubigenza utari kujya yifata ibyo byangombwa. Iyo ufite ibyo byangombwa uko mbivuze, reka mbisubiremo, ni date d'affectation, diplome yawe, icyangombwa cy'imiturire cyerekana aho utuye, na fotokopi y'irangamuntu yawe. Iyo ufite ikindi kintu wandika, niba ufite indi mpamvu ushobora kutwemerera kongera muri iyo baruwa kugira ngo uzahabwe agaciro cyane, yerekana impamvu yihariye ituma usaba guhindura ikigo, ubwo nawe wirayishyiraho. Iyo niba hari impamvu yihariye ituma asaba guhindura, asabwa gutanga ikibigaragaza. Ni ukuvuga ngo ni proof cyangwa inyandiko yerekana ko impamvu ushaka kwimura akazi. Niba ari ikibazo cy'uburwayi cyangwa ushaka kwegera umuryango wawe runaka bitewe n'inzu, urabigaragaza. Iyo uri umunyamuryango wa attestation de mariage, ubwo ndumva nawe ushobora kwishyiramo kugira ngo yerekane ko ari umuryango ushaka kwegera. Mu byangombwa atanga rero, ibyo byangombwa byose utanze bakubwiye hejuru muri RTB ugomba kubishyira muri file cyangwa muri document imwe. Ni ukuvuga ngo urakora document imwe ubihurize hamwe, kandi biba biri muri document ya PDF, mu nyandiko idahindurwa, ya nyandiko bita PDF, ni ugomba kubisevinga. Ni ukuvuga ngo ukora document imwe, ibyo byangombwa byose ubishyiremo biri muri document ya PDF. Niyo urangiza kubishyiramo urabyohereza hehe? Uraza ujye muri systeme yawe cyangwa systeme ya TVET management portal, niho uri buze kubishyira. Ntabwo ujyana ku karere, ahubwo uraza muri systeme y'ikoranabuhanga yacu, ujye ku rubuga bita tvetmanagement.rtb.gov.rw. Numara kwinjiraho kuri .gov.rw uraba ufiteho account, wiloginga in. Kwiloginga in ujya muri telefone ni na email cyangwa nimero ya telefone, ugashyiramo password, ukinjiramo. Niba warabyibagiwe urabanza ugire forget, uyinjiremo uyihindure password wari ufite mbere. Nimba utayifite uriregistaringa, yenda usanzwe uri umwana ariko nta account wagiragamo ahangaha, none numara kubishyiramo umaze kwiregistaringa ahangaha, niho uri gukurikiza andi mabwiriza
ukaza kugeraho bakubaza bya byangombwa washyize muri PDF ukabyaplodinga, ugakomeza ugasaba request, ugahitamo uturere cyangwa uturere wifuza kujyamo, naho uzaza kunyura muri ubu buryo. Murakoze murakarama rero, mukomeze mugubwe neza. Mu bashaka kwaka invitation muri TVT ujya muri TVT yindi muhaye ikaze, ariko ntibagiye kubabwira ko ibiri butangiye ku itariki zingahe hano ku itariki 9 z'ukwa munani niho system izaba ifunguye yemererwa ko watangira kwa applying, bikazabatangiza iminsi mike cyane kuva ku 9 kujya ku itariki 11. Nuko ni ukuva ku wa kangahe, ku wa gatatu kugera ku wa mbere niba ntibeshye, nimba ari ku itariki 9 z'ukwa munani kugeza ku itariki 11 z'ukwa munani. Nuko ngo uzaba atarapplyinga muri icyo gihe rwose yaba yakererewe. Nimbageje itangazo kugira ngo muribone kare mubashe gushaka ibi bisabwa, ibyangombwa mu bitunganye mushyira hafi, icyangombwa cy'imiturire mu cyaka ku irembo, mubashe guhita mu applyinga, mutegereze ko bazabaha amahirwe azabagwira mukajya mu bigo bigize. Ni uburyo bwa applyingamo muri iyi system, uzaza ugasangamo ibigo uzashakaho muri buri karere, ugafatamo ikigo runaka bitewe n'akarere ugiyemo, ukaba ati niba ndabona ibigo 3 ntiwitemo kimwe nshaka kujyaho, n'ahari imyanya bazaba bayishyizemo muri system. Murakoze murakarama rero, mugubwe neza. Aba nabo muri TVT babanjije n'abandi bo muri REB nabo bari vuba, tuzabagezaho n'ibiza. Murakoze murakarama, ukomeze ugubwe neza, mwishimira iyi kwaka invitation kandi mukore ku gihe kugira ngo mudacikanwa. Wagira ikibazo yatubwira tukamufasha. Murakoze.